Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kukibagezaho nitwa Elisa Nishimwe. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku buzima n'amateka by'uwitwa Kayitankore Ndoli cyangwa se Kayitankore Ndoji, wamenyekanye nka Kanyombya kubera ubuhanga ndetse n'ubwenge bwe mu bijyanye no gukina sinema ndetse na komedi mu Rwanda. Uyu Ndoli Kayitankore ni umwe mu basirikare barwanye urugamba rwo kubohora igihugu, akaba n'umwe mu bahoze mu cyahoze RPF cyarwanya urugamba rwo kubohora igihugu. Uyu yamaze imyaka igera ku 10 mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse avuga ko ari ahantu yigiye byinshi, kuko avuga ko mu gisirikare cy'u Rwanda yahigiye kuba ubereyeho abandi kandi ibikorwa byawe bikaba inyungu z'abandi. Ubundi amazina ye bwite ni Kayitankore Ndoli, ariko yamenyekanye nka Kanyombya kubera ubwenge ndetse n'ubuhanga bwe mu bijyanye no gukina sinema. Kanyombya yavutse ku wa 23 Ugushyingo mu mwaka w'1962, avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Kanyombya yavutse kuri mama we witwaga Gaudence Mukandodiye na papa we witwaga Jean Baptiste Sakumi. Avukira mu muryango w'abana 7, gusa 5 muri bo basigaye. Kanyombya yize amashuri abanza muri Ecole Primaire Saint-André i Goma, akomereza yisumbuye muri Didona Institute, ahava mu mwaka w'1992, aribwo yahise yinjira mu gisirikare, gusa yaje kukivamo mu mwaka w'2002. Mu gisirikare Kanyombya yarwanye mu ngabo zabohoye igihugu ndetse ziza no gufata igihugu mu mwaka w'1994. Urugendo rwo gukina amafilime Kanyombya yarutangiye akiva mu gisirikare kugeza ubu mu mwaka w'2025. Kanyombya ntabwo ararekeraho gukina amafilime. Kanyombya afite umugore babanaga, nyuma baza gusezerana imbere y'amategeko mu mwaka w'2012, kandi ubu bafitanye abana 2 ndetse n'abandi barera. Kanyombya avuga ko impano yo gusetsa ayikura ku muryango we, kuko avuga ko yaba ababyeyi be ndetse n'abavandimwe we ubwo abazi ari abantu basetsa cyane. Yavuga ko ari abantu babayeho bishimye ndetse ari abantu bakunda kubaho baganira kandi basetsa. Avuga ko ariho yakuye iyi mpano yo gusetsa. Kayitankore Ndoli wamenyekanye nka Kanyombya yatangiye urugendo rwo gukina sinema mu mwaka w'2001. Ibi byatumye amenyekana cyane ndetse afatwa nk'umwe mu bashyize ibuye ry'ifatizo uruganda rwa sinema ndetse na komedi hano mu Rwanda. Ibi byatumye sinema nyarwanda ndetse n'izina rya filime nyarwanda rizamuka kandi rikamenyekana ku ruhando mpuzamahanga ku mugabane wa Afurika. Kanyombya yamenyekanye mu mafilime menshi cyane yagiye amenyekana akamenywa n'Abanyarwanda, harimo Bwenge Naguhenze, Buhahara, Ubutubuzi, Ibikururuka ndetse n'izindi zagiye zimenyekana cyane mu matwi y'Abanyarwanda. Kanyombya kandi uko agenda aganira n'itangazamakuru avuga ko filime nyarwanda zazamutse ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubu ngubu nta na hamwe mu karere u Rwanda rutuyemo wagereranya filime zaho n'izo mu Rwanda. Ubundi Kanyombya kandi avuga ko nubwo bimeze bityo hakiri abakigereranya kandi bakaza gukina filime nyarwanda batabifiteho ubuhanga ndetse n'ubumenyi, bigatuma filime nyarwanda zidakorwa neza, zikundwa uko byagakunda. Ariko avuga ko ahangaha Kanyombya nta gace iteka, kuko avuga ko ubishaka wese kandi wumva bifite ubushake yaza akagerageza agakina, ariko akagerageza kubikora neza. Kanyombya akomeza kuvuga ko nta mwana n'umwe yifuriza iby'impano ye cyangwa se yumva yazakina filime, kuko yumva atari ikintu yashishikariza buri muntu wese mu gihe yumva umuntu yaba yumva atabishaka. Avuga ko umwana we afite uburenganzira bwo guhitamo icyo ashaka, kuzakora icyo ashaka no kuzaba uwo ashaka. Gusa akavuga ko hagize umwana umwe mube wakumva ashishikajwe no kuzakora nk'ibyo se yakoze, atakigera muri mito kandi yamushyigikira. Kanyombya avuga indimi zigera kuri 5 kandi zitandukanye, haba Igifaransa, Igiswahili, Icyongereza, Iringara ndetse n'Ikinyarwanda.
kandi akabivuga neza. Kayitagore wamenyekanye nka Kayombya kandi avuga ko abona sinema nyarwanda ku rwego rwo hejuru mu gihe cy'imyaka 50 iri imbere. Akavuga ko u Rwanda ruzaba rugeze ku rwego rwo gukina sinema zizaba ziri ku rwego nk'urw'ibihugu byateye imbere. Kanyombya akomeza gusaba urubyiruko ndetse n'abandi bakiri kwinjira mu ruganda rwa sinema kujya bakora ibintu neza, birinda ubusambo, ubuhemu n'ubuhahara kuko ari bimwe mu bituma uruganda rwa sinema rukomeza kudindira. Avuga ko wenda nk'urugero nka ruswa, wakaka umuntu ruswa kugira ngo amwemerere kuba yakina muri filime yawe, biri mu bimwe mu bintu bituma filime nyarwanda zitagenda neza, cyane ko iyo umuntu yaje gukina yatanze ruswa rimwe na rimwe aza atabizi kandi akabikora nabi. Ibyo bigatuma filime nyarwanda itagera ku rwego rwiza. Kandi avuga ko abaka ruswa bituma nabo batagera ku rwego rwo hejuru kuko batabona ibintu biri kuri karite n'urwego bifuza. Kuri ubu Kanyombya, muri ubu mwaka w'2025, Kanyombya afite imyaka igera kuri 59. Avuga ko urugendo rwo gukina sinema ni ahantu yigiye byinshi ndetse akanakuramo byinshi, cyane ko avuga ko ari ahantu yakuye amafaranga, akahakura inshuti, akahakura abavandimwe ndetse n'ibindi bintu byinshi. Kanyombya ni umwe mu bantu bakunzwe cyane kandi bagezweho muri iki gihugu, utajya uva kuri hiti, uhora ibihe byose akunzwe, yaba urubyiruko, yaba abantu bakuru ndetse n'abandi bantu benshi bakamukundira uburyo yitwara mu gukina sinema, yaba mu gusetsa n'uburyo yitwara mu mafilime. Umwe mu bantu bavuga ko uburyo yitwara n'imyaka afite ari ibintu bidahuye. Avuga ko ari umusaza ariko ukitwara kijene kandi ukunda gutebya cyane. Kanyombya avuga ko izina Kanyombya ari izina yakuye muri primaire. Avuga ko ubwo bari mu marushanwa yo kwiyita amazina y'utunyamaswa, buri wese yagendaga ahitamo inyamaswa akunda. Kanyombya we yahisemo inyamaswa yitwa inyombya kuko yakundaga kuvuga cyane kandi akagira utugambo twinshi. Yumvishe inyombya ari inyoni nziza yakiyitirira, nuko izina Kanyombya riheraho rirakura kugeza na n'ubu ngubu. Kanyombya ni umwe mu bantu kandi bari bakunzwe mu gisirikare cy'u Rwanda kuko avuga ko iyo babaga bari ku rugamba ari umwe mu bagiraga indirimbo zo gushyushya urugamba ndetse akanatera morale bagenzi be. Avuga ko ari umuntu wakundaga kubasetsa cyane kandi bakizihirwa. Kanyombya avuga ko afite intego zo kugera ku rwego rwo hejuru nubwo akuze. Umunsi umwe Kanyombya yigeze kubazwa nimba abazwa n'ikinyamakuru Nyarwanda cyaramubajije ati, buri munyarwenya wese ugeze ku rwego rwo hejuru aba yumva yifuza kuzahura na nyakubahwa perezida wa repubulika. Ese wowe kuri wowe bimeze bite? Aravuga ati, nubwo ntaragera ayo mahirwe ariko njya mbiteganya, wenda nibangirira icyizere bazampa umwanya nzahure nawe. Kanyombya kandi ni umwe mu bagabo bakunzwe cyane ko ubu ngubu agezweho kandi ari umwe mu bagabo bakunzwe kwifashishwa mu binyamakuru hirya no hino. Turabashimiye mwebwe mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi, tugakomeza kureba ibiganiro byacu. Niyo mpamvu dusaba ngo nimba ari ubwa mbere ugeze bwa mbere kuri iki kiganiro, akaba ari ubwa mbere wumvishe iki kiganiro, kanda subscribe, utwandikire ubutumwa aho ngaho muri comment box, ndetse utibagiwe gukanda inzogera, utibagiwe no gukanda like, kugira ngo ibiganiro byacu ujye uhora ubibona umunsi ku munsi kandi ujye uhora ubana natwe umunsi ku munsi. Ukanda subscribe kandi ukareba ibiganiro byacu ni inkunga ikomeye cyane ubu duteye. Turabashimiye cyane. Nabagezagaho iki kiganiro nitwa Elisa Nishimwe.